The B-Side muregezwaho na Tigo. Bien, murakoze cyane rero mwebwe mwese turi kumwe kuri TV1 banyita Ziggy Double 5 turi kumwe muri B-Side tuba dutangiye dutinzeho gato ariko on s'excuse gahunda za technique zibari hatari tuarigira now reka nkuko bisanzwe rero n'abatinde mbabwire ko uyu munsi dufite umutumirwa uyu munsi tukaba once again it's a gospel time turi kumwe n'umwe mu bahanzi baririmba neza cyane hano mu Rwanda abahanzi banonosoye kabisa injyana ya gospel turaza kuba turi kumwe na Gaby Kamanzi muri B-Side. Mbere yaho ariko reka mbanze baheda video of the week injyana nshasha ya Mico the Best na Urban Boys hanyuma nyuma yaho gatoya tureta tuza ndetse n'umutumirwa wacu so get ready ladies and gentlemen it's a gospel time and welcome to the show. Town man amen dakagutuye babuji mwana wisiti Mico the Best na Urban Boys super level Bien. Turi kumwe mbutse ko turi kumwe na Tigo sponsor officiel wa B-Side kuri TV1 hanyuma ngubutse kandi ukanda like kuri Facebook page yacu facebook.com/ZiggySpace55 nko byanditse aho ngaho munsi ya ekran yawe. Now umuhanzi dufite uyu munsi Bishop Rugagi yamwise Miss Rwanda
yamwise Miss Gospel. Yes, yamwise Miss Gospel. Numanza afite Salax Award, afite Groove Award, akaba ndetse na original member wa The Sisters. Tuguhaye ikaze Gabi. Murakoze cyane. Umeze bien? Umeze neza. Long time, myinshi wana. Twaraburanye byatari. Guys, Gabi kera nyitangira gukora kuri radio, twari dufite show na Gabi. Ndayibuka cyane. Ikintu nibuka no kutayikunda. Kubera iki? Okay. Pa kutayikunda ko muterme umvaga tu tayishimiye cyane. No, nuko itari terrain yanjye cyane. Nago iterera. Ko ndi gospel cyane. Ibaze nawe guys, nibaze nawe Ziggy Double 5 terrain ya Ziggy Double 5 na terrain ya Gabi. Problem. Ariko wakoraga neza cyane. Nawe wakoraga neza byatari. Narenjoyingaga kabisa. Amakuru ya Fanny. Fanny yaraho? Ameze bien. Fanny kuri Godia. Turagusuje Fanny kuri Godia. Hello Fanny. Arakiba kuri Godia. Oya. Ubu ngubu mperuka atuye Kacyiru. Okay. Yarimutse sinzi neza aho yimukiye ariko yimutse vuba cyane. Okay. Now, tubakubaza ati Gabi, apana Gabi yo muri music, Gabi mu buzima busanzwe ni muntu kiba mu describe gute? Bon, ariko umuntu ntiyabitandukanya cyane kuko ubundi jewe wa wundi ugaragara kuri scene ni na wa wundi kenshi agaragara uretse wenda kutaririmba ntabwo mari umunsi wose agenda mu nzira urimo kuririmba nura n'umuntu uhita umusuhuza urimo amahoro oya atikasiko bimeze ntabwo mari umunsi wose ndirimba ariko wenda ibintu nakwivugaho ni kimwe mu bintu nkunda kuba ndi kuririmba niyo ndi mu rugo nkunda kuba ndi kuririmba ndi guhimba indirimbo ndi kumva indirimbo cyane kumva indirimbo ikintu kimwe wenda abantu navugaho nakwivugaho nuko nkunda mu muhanda mba mfite amayekuteri yanjye kabisa. Yaba ari muri bus yaba ari mu modoka ahantu hose mba ndi même quand tu es venu hari hasi wari ufite écouter. Nafite cyane rwose ni kimwe nenjega cyane atuka music yafashe umwanya munini cyane mu buzima bwanjye ariko hari n'ibindi nkora bisanzwe byo kuba mu rugo kimwe n'abakobwa bose. Naba mu rugo nkakora isuku. Ndagukunda gukora uzi guteka se? Yanzi guteka. Twirengagije ko murimo kutureba uzi guteka. Nzi guteka si cyane ariko ari kini special uzi guteka afakunda uretse icyayi wenda. Nta kintu special gihari cyane ibira bisanzwe ibirayi ibitoki ibishyimbo ifiriti. Ubuga uzi gusonga kamwe. Umuceri gusonga byo n'ubu biracyangora. Mbizi gahoro ariko ubundi akakurusha. Aho ngaho ndi expert. Nibyo? Expert. Nitego rero ejo nzaza kurkibuga. Karibu. Uribuka your first time kuri mikro? Ntago nabyibuka vraiment. Kuri mikro. Ntago mbyibuka neza hashize igihe kinini cyane. Ashaka ko ari nko muri 1900 no hari mu n'ibihumbi 1999 wenda ku rusengero aho nasengeraga muri église muri worship team groupe ya louange d'adoration yitwa Shekina n'ubu iracyahari ndacyaririmbayo ni muri iyo groupe navuga ko ari muri iyo groupe niho nafashe micro ariko ubundi ngewe natangiye kurimba muri 1997. Okay. Imbere y'abantu muri groupe traditionnel cyangwa bakora imbyino y'ikinyarwanda twitwa gasingiza jewe nakunda kuba ndi inyuma y'ingoma ko muri kaka groupe k'abantu bari mu gukoma mashini ngarimba cyane ngashyushya ibintu mbese barushyushya rugamba cyane kabisa nari muri abo ngabo ariko mikro kuyifata ngo mpagaze hari mu rusengero kabisa aho nsengera kuri Restoration Church. Okay. Studio yawe ya mbere? Studio yo ahubwo nagiyemo mbere nagiyemo ahubwo mbere yuko njye imbere y'abantu hari muri 1999 cyangwa 1998 hari umuntu twarimbanaga kuri église rero yari umuntu deja wakunda kwandika indirimbo araza twarimbanaga ku rusengero muri iyo worship team justement araza ati Gabi wazaje ukamfasha n'ubu ndacyabyibuka bwari ubwa mbere ninjira ewana karaga studio gato
gato cyane kwinjiramo nyine mbese winjiragamo Sirago kabisa. ukicaramo nta climatisation yari ihari donc wumva ni akantu gato nyine winjiramo kandi icyo gihe urabyibuka uburebure bwanjye ni ubwa kera ceceka kuva kera rwose naho navukiye muri Congo no muri Congo bahitaga ngo wa mukobwa muremure so mpora ndi muremure ngewe rero ndabyibuka ko abantu bose bumvise ndirimba banteye courage barambwira ati wow uzi kuririmba cyane kandi kuno tubibona uzagera kure ntuzareke kuririmba hari utuntu tumwe na tumwe abantu bagenda bakubwira bakakubwira nk'aho bari gukina aho akantu kagasigira mutwe wawe ku buryo ukomeza ukabikomeza ukabona koko birabaye hari ahandi hantu ugeze ahantu utanatekerezaga kubera iki ko habonetse abantu bagupushinze cyangwa abantu baguteye courage cyane kuko izo wese gukomeza gukora gospel music abantu benshi est-ce que c'est parce que wakuriye muri environment ou alors une question de croyance? Qu'est-ce qui t'a poussé kugira ngo muri gospel music? Ni croyance nk'uko bivuze cyangwa imyizerere yanjye ni kubera nyine abantu benshi bashobora abarokore cyangwa abakristo barashaka kurushaho kubyumva ariko n'abandi batari abakristo mubimenye iyo wakijijwe cyangwa se ugaha ubuzima bwawe Yesu Kristo uhita ubundi muntu mushyashya nkuko Bibiliya bivuga. Yes. Permettez-moi kuvuga iyo verset. Non, it's a gospel time. Ni 1 Corinthiens 5:17 Akorino wa mbere 5:17. Iyo umuntu yabaye cyangwa se yakiriye Yesu Kristo aba yabaye kiremwa gishya. Utangira kubona ibintu kundi kuntu. Nange ngewe na mbere yuko nyine mpa ubuzima bwange Yesu numvaga indirimbo zose ari nziza numva ntacyo zintwaye. Ariko kuva icyo gihe niki cyabaye habayeho gusobanukirwa neza yuko imyizerere yanjye irambwira ngo ni wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mutima wawe ubaye umwana w'Imana. Ubwo ubaye umwana w'Imana uzabana n'Imana nubwo uri hano kuri iyi si igihe uzapfa igihe uzasigana kakuka kanyuma uzahita ujya mu ijuru. Rero nibyo nizeye alors gukomeza kubitekerezaho nkarushaho gusobanukirwa neza yuko ofete mbeshejweho n'ubwo buntu nyine nagiriwe nubwo ndi umunyabyaha ko twese turi abanyabyaha nkuko umuntu ni umuntu ariko nyine Bibiliya ikambwira ngo iyo wakiriye Yesu ako kanya uhita uhabwa ikibari cyangwa se identite cyangwa se igipapuro kiguhesha kuzabaho iteka ryose nk'umukiranutsi hamwe n'Imana yera. Ibyo rero bituma nkomeza kuririmba Imana kuririmba Yesu no gukomeza muri iyo nzira kuko numva nta kintu na kimwe cyampagarika kuririmba ubwo buntu nagiriwe kandi vraiment ni experience yanjye numva ari ibintu biri ku mutima wanjye umva ari ibintu urimo kabisa ni ibintu ndimo abantu benshi barabimbaza kuki uririmba ese wowe ntago wumva waririmba ibindi okay abandi baririmba whatever kandi n'ubuzima bwabo ariko yewe ndirimba kabisa ibintu byo gushimira Imana kuko ndacyatekeza ubwo buntu buhambaye kuko iyi si niba ubizi zigi twese turabizi iyi si izashira ariko ni ubundi buzima buzakomeza. Sasa kumbwira ngo ngiye nzabaho iteka ryose kandi nzi neza ko ndi umwana w'umuntu ko navukanye icyaha kumbwira ngo nzabaho iteka ryose mbane niyo Mana y'igitangaza iyo Mana yicara hera iyo Mana yera idafite n'ikintu kibi ku buzima bwayo kandi kiswije n'iki natanze rero bituma nkomeza kuririmba kandi nkumva ko birashimishije nta kindi kintu ntegereje inyuma gusa Imana irafasha nkabaho gutyo ndirimba nkarushaho kunezerwa ko vraiment mbikora en signe de gratitude cyangwa se kugira ngo ushimire donc shimira Imana. None se izindi ngana izmaritme ma hip hop mani donc bitari gospel ubivuga wiki comment tu trouves ça? Okay, icyo nabivugaho ni twese dufite impano. Imana yaduhaye impano kandi abantu bose bakoresha impano uko Imana yayibahaye. Megiye ubwite cyane nkuko nabivuze ngewe nafashe iyo nzira abandi bantu bayikoresha uko babonye kandi ni impano Imana yabahaye antuka sindi hano kugira ngo mbajije ariko hari ikintu quand même nanjye mbona ko bafite impano. Abandi bantu badakora gospel impano
I think araho duhurira impano ni imwe gusa les chemins sont différents ariko impano ni imwe kandi des fois ndabestima kandi ntabwo ari bibi kwigishwa nabo ntabwo ari bibi kubigiraho nzi ko kabisa twese dukora ibintu bimwe byo hari rero guys hari ifoto imwe nshaka kukwereka ugire commentaire ikoraho juste essentiellement ifoto imwe y'umu artiste bashobora wenda kwitoreka kuri Regie uriya mu artiste Nathalie Makoma bafite groupe yitwa Makoma donc ibonye le groupe iyo urebye Nathalie kunameze groove zabo ubona ziri abantu benshi bazikozeho commentaire urabona par exemple hari Nathalie ukuntu yambaye c'est pas on dit que c'est pas trop chrétien. Tu penses que c'est le cas? Bon, hari ikintu kimwe Ziggy dukunda kuvuga cyane iyo umuntu akijijwe aba yatangira urugendo rushyashya agenda ahinduka buhoro buhoro ariko bishobora kubaho kugira ngo ufate izindi nzira wenda zidashimisha abantu cyangwa se zinababaza Imana ariko buri gihe iyo bakomeje gukurikira inzira y'Imana Imana irakugarura ibyo bintu bibi ukongera ukabivamo ukagaruka mu murongo mwiza kuko yewe niko mbibona abo ngaba rero hari ikintu kimwe muri langage yacu turavuga ngo bafite swaga bafite swag yo kabisa yo irahari ariko ukuntu yambaye rero icyo nabivugaho vraiment ariho ibintu bibiri umuco nyarwanda ntabwo bijyanye umuco wacu dabo ntabwo bijyanye ariko n'umuturanyi no muri Kongo ariko nyine umuco wacu hano ngiye nk'umunyarwanda sinabyambara ko urabaje ngiye nk'umunyarwanda sinabyambara kuko biteye isoni ntaho bihure na culture yacu twebwe twambara ibintu byisoneye umukobwa w'umwari cyangwa se umugore kwambara ibintu biri extravagant ntabwo ibintu byerekana umubiri wawe vraiment birasa nabi noneho ni kabiri muri Bibiliya ikwigisha kwambara neza ye kuko ndi umukristo nizera Bibiliya nabwo ntago kwemera kwambara ibintu byerekana uko uteye kandi akenshi na Bibiliya ikatubwira ngo umuntu uzamumenyera ku mbuto ze ese imbuto ari kwerekana hariya ni iyihe est-ce vraiment ni umwana w'Imana akurikiza Bibiliya ariko nyine ntawamenya ashobora kuba akijijwe wenda yaratandukiriye we never know kuko nabivuze hari abantu benshi atangira inzira neza agatangira agatandukira ariko yasenga Imana ikambara so turizera ko umunsi umwe tuzabona yambaye neza avec Nathalie je crois pas bien hari abantu twahuye nabo public abafana basanzwe noneho bifuje kugira ibibazo bakubaza reka nabo tubakwereke hanyuma ubasubize ibibazo byabo okay njye nitwa Shadrake ikibazo cya mbere nshaka kubaza Gaby ni iki ngiki nkiyabona abantu b'igitsina gore bitukuza ugasanga umuntu yari igikara ugasanga ahindutse nk'umushinwa ibyo ngibyo bivugaho iki ikibazo cya kabiri twagiye tubona abahanzi benshi bagiye baririmba gospel byagera nyuma ukabona bivuyemo wewe yatwizeza iki yuko nabona bitari gucamo neza atazabivamo akajya mu njyana zisanzwe nk'abandi nitwa Lucky ikibazo nshaka kubaza Gaby ese ko nasomye ibinyamakuru nkumva bavuga iby'ubukwe bwe ese ubukwe bwe abuteganya kuzabukora ryari cyangwa dukomeze dutegereze azatumenyesha ikibazo cya kabiri ese Gaby nuhe muhanzi umubera icyitegererezo ku isi yose ese umugabo yifuza ko azamubera umugabo ese umugabo yaba ameze ate njye nifuza ko ashobora kumbwira umuhanzi ashobora kuba yemera hano mu Rwanda mu gihugu cyacu nitwa Thomas mfite ibibazo bibiri nabaza Gaby icya mbere yabona
igitsina gore bisiga inzara bazisize amayina imisatsi badefirije abivuga iki ni icyaha cyangwa ntabwo ari icyaha? Ikibazo cya kabiri, niba akunda gusoma Bibiliya nuhe murongo asoma akumva uramufashije cyane? Murakoze. Voilà, ibibazo by'abafana. zigiye ibibazo byari byinshi wana sinzi ko nabifashe byose mu mutwe turi bukiranya ntacyo Ariko urebye reka- muri kategorize ebyiri cyangwa zitatu hari bavuga donc kwitukuza cyangwa se abisiga inzara ndashaka kumenya ibintu byakuvuzeho ngo gukora mariage est-ce que nibyo cyangwa si byo hanyuma ashaka no kumenya verset umuhanzi wumva akwinspira ndetse na verset biblique ukunda. ku byerekeye verset biblique ari verset imwe yimfasha cyane cyane ikankomeza verset iri mu Baroma 10:11 ijambo ry'Imana riravuga ngo umwizeye wese ntazakorwa n'isoni. Rero umukristo wese nkanjye mbeshwaho no kwizera ikintu cyose nkoze nuko nine Abaroma nanone umurongo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 17 ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. None ijambo rikambwira nanone yuko umwizeye wese ntazakorwa n'isoni. Rero Yesu ntabwo nigeze mubona, sindamubona nta nubwo ndamukoraho, ariko ndamwizeye kuko nawe ijambo rikambwira ngo umwizeye wese ntazakorwa n'isoni. Nawe rero nabikubwira wowe uri kumurikira muri aka kanya, niwizera Yesu Kristo ntuzakorwa n'isoni. Amen. Iryo jambo rirankomeza cyane buri munsi ko bukeye nuko bwije mu buzima bwanjye. Hanyuma ikindi kibazo cy'ubukwe nta bukwe mfite ariko nimbugira hari interview ugeze gutanga ku Museke je crois muri 2012 2013 muri 2014 kubaza kuri anniversaire ya buri gihe babwira ko Imana yaguhaye isezerano hano iryo sezerano bikwaye. sorry kabisa muzabimenyeshwa ariko nzi ko umuntu iyo yakoreye Imana agakunda Imana ikintu kimwe cyagaragaye nuko ubukwe ni umugisha. Rero umukristo ahabwa ayo masezerano yose y'ibintu byiza azahabwa mu buzima bwe namara kwakira Yesu kuko ngiye kwinjira muri Bibiliya cyane. No, I told you, feel free. It's a gospel time. muri Bibiliya rero Bibiliya yatubwira ngo iyo Yesu igihe yapfaga ku musaraba yatwaraga imivumo yacu yose. Sinzi ko wabonye ko ari imiryango imwe usanga abakobwa bose nta mukobwa wigeze ashakwa. Ibyo bintu bibaho. Iyo rero ni imivumo iba ku bana b'abantu ariko nta handi byavuye kuri Satani cyangwa se imihango ya kera yakozwe n'abasogokuruza amasezerano bakoraga muri nyine igihe barasengaga Imana y'ukuri. Noneho ugasanga baratanze ibitambo bati abana bacu muri generation ya kangahe ntibazarongorwa. Uwo ni umuvumo rero ushobora gufata umuntu atari wabishatse cyangwa se ugafungura imiryango mu buzima bwawe, ugafungura imiryango ya avortement, uzi gukuramo inda cyangwa ibintu nk'ibyo ugasanga ntushobora kurongorwa. Noneho Satani nawe agahita aza akora ko wafunga imiryango w'icyaha. Ariko ndashima Imana cyane kuko iyo wakiriye Yesu wabaye icyaremwe gishya hanyuma nufata igihe cyo gusengerwa uhita ubohoka ibintu byawe byose bigafunguka. Rero ngewe hari ikintu kimwe nzi neza, ngewe kubera ko mfite Yesu muri ngewe igihe apfaga ku musaraba niyo mpamvu no munsi bavuze ngo mu izina rya Yesu ibitangaza biratangira bigakoreka ugasanga umuntu arabohotse ahise abona ubukwe ahise aba umuntu muzima yewe n'abasazi bagakira kubera izina rya Yesu. Kubera iki? Yesu igihe yapfaga ku musaraba yatwaye ibyaha byacu byose, yatwaye imivumo yacu yose na bya bindi byose ya magambo bakuvuzeho ngo abana bacu ngo muri generation ya kangahe muri bazaba bakira ugasanga iwanyu bana mwese murabakene wana famille yose ni dega nta n'umurangiza ishuri nta n'umwe ariko ngewe ari ikintu kimwe nzi neza kubera ko mfite Yesu muri ngewe ibyo byose isezerano kabisa ry'uko nzakora ubwo kandi bwiza cyane ubwo tuzabibamenyesha igihe nikigera tuzabibamenyesha. Yabajije ikibazo nange nifuzaga kukubaza donc à partir yo point umugabo mwiza kuri wowe yaba ari umugabo umeze gute? Sorry ndavuga ikintu kimwe gusa ibindi ntabwo bisubiramo.
umuntu ukijijwe nkanjye. nta kintu Yeah. nibwira ko ibyo ngibyo guys bifata ibintu byinshi cyane kuko iyo ukijijwe hari ibintu byinshi cyane biri inyuma bivuga ikintu Yeah, kinini ni byinshi cyane byinshi biri cyane inyuma. merci beaucoup hanyuma ikintu cya gender qu'est-ce que tu en penses? Gender yes Wasobanura. uburinganire umugore n'umugabo aho bifata muri kuba arabavuga ngo hari abifata ko ari ubwuzuzanye donc hari abifata ko umugore n'umugabo bagomba kugira droit zimwe ko bagomba gukora ibintu bimwe ko bagomba kugira les mêmes faveurs qu'est-ce que tu en penses nk'umukristo? Bon, hari ikintu kimwe wenda ngewe navuga ku byerekeye ubuzima busanzwe nko mu kazi mu kazi vraiment kuri jyewe numva ari ibintu bisanzwe numva bose bari kuri level imwe kandi na bibiliya aho ngaho ntabwo bivuga cyane ariko bibiliya ifite ibyo ivuga ku mugabo n'umugore. Bibiliya iravuga ngo umugabo ngo ni umutwe w'urugo ngo ni umutwe w'urugo ngo kandi niwe utegeka. Iyo muri mu rugo habanza ibyo byose habanza le papa la maman et les enfants. Umugore aza kuri deuxième point. Rero na Bibiliya igakomeza kuvuga ngo abagore umugore gandukira umugabo abagore des fois ushaka uri boss barabye ibintu uri deje ahantu nyine cyangwa uri umuntu ukomeye cyane mugabo afite akaposte gato ariko nimugera mu rugo moshere akisema oui unasema oui navuga no oya ugomba kubyanga uraganduka yino kucira bugufi umugabo wawe nubwo ngiye ntabwo ndakora sindaho umudamu ariko ibyo byo ndabizi nzi ko ninjya mu rugo rwanjye Bibiliya ibyo mbwira nzabikora kabisa icyo navuga harimo icyanyuma bari babajije ngo est-ce que tu penses ko bakobwa bitukuza cyangwa se bahindura inzara zabo kuri icyo kintu Bibiliya iratubwira ngo sinzi uko navuga mu Kinyarwanda Bibiliya iratubwira ngo tout m'est permis, non, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile, tout ne m'est pas nécessaire. Hari jambo rimwe ndi kubura hariya. Donc Bibiliya tugerageje kubisobanura ni nko twavuga ngo byose ndabyemerera ariko byose siko bifitiye akamaro. Voilà, exactement. Bibiliya ndabona ngo byose urabyemerewe ariko byose ntabwo ariko bifitiye akamaro. Ntabwo ariko bigufitiye akamaro. Kandi ikindi kintu umukristo burya ayoborwa n'umwuka wera. Iyo ufite umwuka wera muri wowe donc iyo wakiriye Yesu muri wowe umwuka wera niwe utangira kuyobora ingendo zawe. Niyo mpamvu akenshi umwuka wera uzi ikintu ajya akora zigi arakubuza iyo ugiye gukora icyaha ukagera ahantu kera wari umuntu wakunda gutaka we pumbafu ugasanga ukunda gutukana ariko iyo wakiriye Yesu ugasanga hari ikivuga ngo attention ugiye kuvuga iki we kitari cyo ugatubireka ugasanga ntugitukana yanekereje ngo wenda ugiye nko gukora nk'icyaha wenda ugiye nko kugikora nko mu mujyi ukabura imodoka ukahita ubura imodoka yo kujyayo voilà nakubwira nutwo tuni Imana ikora kugira ngo ikugore mu nzira nzima kandi Imana ibihari wajya gufata moto ugasanga moto zuzina n'abandi bakomeza kujya muri icyo cyaha bakomeza kugikora buri gihe arabizi neza ko umwuka wera amubwira ngo urimo urajyayo ibi ngibi sibyo sasa rero umwuka wera iyo ari kumwe nawe waba ugiye gukora ikintu kidahamanye neza n'icyo ugomba gukora ukumva umutima wawe nta mahoro ufite icyo kintu kireke niba wumva ushaka kwitukuza ukumva bana wapi kabisa biranze acana nabi bireke kuko ntabwo ari byawe ariko hari n'abandi Imana ishobora kwemera ko babikora hari n'abandi n'ikindi kintu wenda ndashaka kuvuga ibintu bibiri bya nyuma icya mbere nshaka kuvuga hari ikintu gishobora kukubera nka obsession cyangwa ikintu kigufatirana ugasanga icyo kintu cyakubereye Imana kandi gishobora kuba ari ikintu icyo ari cyo cyose no kwitukuza gishobora kuba ari ikintu gituma udafata igihe cyo gutekereza Imana buri gihe uri gutekereza ngo ngomba kujya kwitukuza aho ngaho urumva ko uba wasimbuje icyo kintu Imana nayo irabyanga n'ikindi kintu ushobora kuvuga ku ruhu cyangwa uburyo umuntu aba ameze reka nkubwire zigi twese tubona dufite amadefo ubutiye wana kuki Imana yampaye amaso ameze gutya kuki Imana yangize muremure cyane ni ngewe kuki nari ngiye kubaza ngo we defo ufite niyihe none ubanza igisubizo nk'ibyo nabivuze ariko ari ijambo ry'Imana rihora rimfasha ni muri Zaburi 139. Prenez note
sinibuka neza hariho ariko hari ahantu birimbwira ngo ndabivuga mu gifaransa Seigneur je te loue parce que tu as fait de moi d'avoir fait de moi une aussi belle créature. Imana ndagushima kuba warangiza ikiremwa cyiza cy'agahebuzo si belle. Kandi uwo ninde ni Dawidi yabivugaga muri Bibiliya. Dawidi turabizi ko yakunze Imana cyane kugeza ku rupfu rwe yakunze Imana kandi igihe yakoraga icyaha yaga kwihana. Ni ikintu kimwe mu bintu Imana yavuze ngo voici l'homme selon mon cœur, umuntu akurikije umutima wanjye. Mbese Imana yakunze Dawidi cyane, ubwo niwe twareberaho. Niba Dawidi yaravuze ngo je te remercie parce que tu as fait de moi une aussi belle créature, kuki wowe udashobora gushima Imana kuko Imana yakugize uko? Kandi nukuri ufashe igihe ukareba ese abantu bose tega amatwi ibyo biratureba. Abantu bose ibaze nawe Imana yaremye abantu bagufi gusa. Hari ibintu abantu barebare bakora, abantu bagufi badakora. Hari ibintu abantu banini bakora, abantu bato badakora. Hari ibintu donc buri muntu wese afite akamaro ukameze kandi buri muntu wese ni mwiza uko ateye. Si ngombwa ko wihindura kugira ngo ubundi muntu kugira ngo wumve ukomeze neza. Shimira Imana ukomeze kandi ni byiza waguma ukomeze ko niko Imana yakuremye ikunde. Okay, reka tugarukire muri music. Muri 2013 wabonye Salax Awards. Muri 2014 wabonye Groove Awards. Izindi achievements ni izihe so far? Ariyo nabonye muri 2014 nayibonye muri Congo. Sorry, not muri Congo, ariko yari muri East and Central Africa, African Artist of the Year. Hari muri byabereye muri Londres, ntabwo nashoboye kujyayo ariko byarabaye yari gospel award itwa Africa Gospel Music Award. Ihuza nyine abahanzi b'abanyafrika. C'est grand. C'est grand, vraiment ndabishimira Imana. Merci. Muri East and Central African Artist of the Year ndi mu bantu babonye iyo award. Nahatanaga n'abakongomani, abarundi, abanyakenya, abo muri Tanzania. Urumva ni East Africa hakinjiramo na Congo. Ndabishimira Imana cyane. Hanyuma indi nabonye ni toujours muri 2013 muri 2013 igihe nabonaga Salax. Nabonye ni igihembo gitangwa ngira ngo n'Abagande batangiye icyo kintu. Hanyuma bakagenda bakijyana mu bihugu bya East Africa byose. Noneho icyo gihe bari baje mu Rwanda ni Diva Award. Bagenda ni ibihembo bahaga abagore cyangwa abakobwa bitwaye neza mu byo bakora. Yewe nabonye ya outstanding achievements. Donc muri gospel ubwo banyise gospel diva. Ndashimira cyane nayo iyo ni ya kane. Hanyuma Groove Award yo nayo nayibonye imyaka ibiri. 2013 na 2014 best gospel artist. 2010 muri Kenya ntago hakuye awards. Muri Kenya bya kitwa gute? No, ni muri Kenya muri Groove Award nakomeje kubona nominations. N'ubu ngubu mwaka ushize nabaye nominated n'imyaka ikurikiye yose uretse muri 2012 nibwo ntabonye nomination ariko ntabwo nigeze nsiba. C'est un grand parcours. Ndabishimira Imana cyane. Nimwe gusa. Ubu ndimo ndakora ya kabiri. Wow. Tuyitegereza album ya kabiri. Cyane. Tu penses que abahanzi baririmba gospel bagombye kuba impliqué muri gahunda za leta? Numva ari devoir yacu cyangwa se ni ikintu vraiment nk'abakristo bakurikiza Bibiliya nkuko Bibiliya bivuga ngo tujye dusengera abayobozi les autorités ngo tujye tubasengera kandi tubashyigikire tubashire mu masengesho tubashyigikire kuko urebye neza nibo batuma igihugu kiba kuba batwemerera gusenga kuba batwemerera ayo mafaveur yose ntabwo ashobora kubaho umuntu atabashyigikiye umuntu atabasengeye ariko vraiment
imana irabishaka kuko ni imana iba yabashize kuri je pose la question parce que ça c'est muri gospel mais hari undi mugabo bakora film yakoze film ijyanye n'ibintu bya donc yo kwerekana u Rwanda yitwa Unzi Igice yo kwerekana u Rwanda dans le sens que abantu bari hanze bashaka ko u Rwanda baruzi igice donc shaka kwerekana image nziza y'u Rwanda so nifuje kwereka extrait ndetse no mu type interview musi mu kiganiro mbere ko tugenda reka tuanze tikwereke yeah. none ubu ngiye kubatuma muzakambwira. Arakoze cyane banyita Uwizeyimana Clement Nyirinkindi. Iyi filimi yitwa Unzi Igice twayanditse ari u Rwanda dushaka kugira ngo tuvuge ngo u Rwanda abantu bataruzi baruzi igice ari ukuntu baruvuga uko rutari noneho ku buryo abantu bo hanze bigaragara ko baruzi igice tukarero twari mu rwego rwo kugira ngo bigaragare cyangwa tubigaragariza abantu muri diaspora abanyarwanda bari hanze bashoboye kuba basobanukirwa u Rwanda rwabo aho ruhagaze. Ikintu cyankoze ku mutima cyane ahanini nuko navuganye n'umuntu wo hanze yarangiza ajya kunsobanurira ibyo mu Rwanda adahari akabisobanura uko bitari kandi igihe ndi mu Rwanda bituma noneho mvuga nti hari abandi bantu yenda bashobora kuba ari benshi bashobora kuba batekereza nkawe biba ngombwa ko ngira icyo gitekerezo cyo kugira ngo mbe natanga umusanzu wanjye ku gihugu nshobore kuba nakimenyekanisha uko kiri. Umwana aba yarahunganye na se bakajya muri Amerika barangiza bagasiga se wabo hano mu Rwanda ise wabo kubera imitungo myinshi yabo aba yarariye we ntagashaka ko bagaruka. Twavuga nka Ngenzi uriya uzwi ku izina rya Ngenzi sibye ko yitwa Dani Gaga, tukavuga umukecuru utarusanzwe ukina amafilime y'Amanyarwanda bita bamwita Maria Yohana waririmbye Intsinzi, tukavuga umugabo bita Irunga, tukavuga umugabo bita Kennedy nawe uzwi cyane unasobanukiye ibintu bya filimi nanjye ubwanjye nyikinamo, tukavuga ba Didier harimo n'umukobwa bita Rosine n'abandi bitwa ba David, ni benshi bagiye batandukanye bose bagaragara muri iyi filime. Ubu hanze anga akaba hari incamake yayo ikayiboneka kuri YouTube uko yanditseho Unzi Igice film uhita ubona iyo ncamake. Icyo nifuza nuko hari amakampani akorera hano mu Rwanda agiye atandukanye cyane cyane yanga yitumanaho ibintu birebana na banke nazo zivugwamo cyane cyane muri iyi filimi. Ikindi ni za assurance nabyo bivugwamo ahanga nka ministeri ishinzwe gucyura impunzi, ikindi nka ministeri y'ubanye n'amahanga ni ministeri irebana n'ibintu by'umutekano. Nifuza ko ishobora kuba nayo yagira uruhare mu kumenyekanisha ino filimi. Tega amatwi nkubwiye u Rwanda rwo kuma mashini n'u Rwanda turimo ni ibintu bibiri bitandukanye uko no kugira ngo nyinere mugira amashyushyu kugira ngo muze mutaye. Eh bien voilà donc film bonizere ko nizoga tuzajya kwireba kuzambwire kabisa. So turimo rero turangiza iminota n'imikeya malheureusement abakunzi donc ba gospel n'abakunzi ba Gaby muraza kutwihanganira iminota n'imikeya. Akabazo kanyuma nifuza kukubaza ese gukora gospel music uri umukobwa ni avantage cyangwa ni desavantage? Ntago biba byoroshye kuko hari ahantu ugera ukabona somehow uri un peu kubera ko nyine twebwe nous sommes turi faible nk'abakobwa ugasanga hari igihe
bimwe na bimwe utabigeraho kimwe n'abahungu ugasanga ari ibintu bimwe na bimwe uba ukeneye ko hagira abandi bantu bagufashamo ariko icyo nababwira ntacyo bitwaye vraiment ntacyo bitwaye kandi upfa kuba ubikunda kandi ukaba uzi neza ibyo urimo gukora uri na serious uri focused iyo uri focused abantu bose bakabona ko uri serious mu bintu urimo birashoboka rwose kandi ntacyo bitwaye urakoze cyane rero reka tugushimire sinzi niba hari ikindi kintu kimwe ushaka kongeraho ni ukubabwira mu dushigikire mu dusengere ubu ndimo ndakora album ya kabiri kandi ndacyari kureho so mu dusengere album muzayibone hamwe na DVD mukomeze mudushire amaboko y'Imana ariko n'indi message nakubwira wowe utaramenya Yesu Kristo umumenye antwe ikintu nkubwiye ni kimwe ntabwo uzabyicuza. Okay, merci beaucoup. Nizere ko message yatambutse nkaba namwe mbashimira twari mwese twari kumwe uyu munsi hano muri B-side. Ndashimira cyane umuntu witwa Jojo wamfashije gutora questionnaire uyu munsi. Hanyuma n'abandi badukurikiye hirya no hino Damami, ndashimira Daer, le reporter sans frontières ndashimira dufatanya gutegura ikiganiro n'abandi bari hariya ku buhanga bw'ibyuma Amure n'abandi ndabashimira mwe mwese twari kumwe uyu munsi nshimira na Tigo sponsor officiel wa B-side kuri TV1 nkibutse kandi ukanda like kuri Facebook page yacu facebook.com/zigispace.fm ko byanditse aho ngaho kuri ekran yawe sinon vendredi nkuko bisanzwe aba star tuzaba turi kumwe nabo muri B-side reka mbasezereho bye bye. I'm Barack. If laughter is medicine, get ready for an overdose. Stay tuned. Tigo. Live it, love it. I'm Musa. The next hit song Africa can't stop dancing to will be my song. Stay tuned. Tigo. Live it, love it. Some to the left. This one goes out to everybody who walks by faith and not by sight. ID indangamu Kristo imwe igiye kuranga igaragaza icyo uri cyo mu mikorere y'imigendere ugaragaza mu mivugire n'imyumvire wamamaza menya ko wowe uri urwandiko rusomwa na bose by'umwihariko kuko burya twe tuba turi exposed nubwo ibyo dukora tuba tutari imposed tubikora rwose umutima ukunze nubwo amategeko yari yaratumunze twarabyanze dupfa kuri yo kubw'umubiri we adukuriyo ahari amarira aduha ibitwenge ahari ubuyoba huzuza iby'ubwenge ibyo byose kubwo kuba ku birenge by'umwami wuje ubwiza uzira intege identity nyayo igaragaza indangagaciro zabizera duharanire gutera ikirenge mu cy'amesiya imyizerere n'imikiranukire nkavuga imiririmbire ndetse n'imihimbire imiyoborere ndetse n'imisengere byariho mbere mu bakurambere byaba bikiriho cyangwa byaravuyeho byaba byarazamutse cyangwa byaramanutse oh no ntutsubize maze ibaze nawe ukurikije uko ubibona n'uko ubyumva ubwawe gusa uko byaba byaragenze kose njyewe nawe twakabaye rwose tubyerekanira muri life tubaho kuko ku isi duhagarariye uhoraho maze abatubona bakatubonamo icyabakundisha uwo mwuka utubamo identity kuvuga ikaboneka maze ikabinjiza mu butinzi bw'iteka identity nyayo igaragaza indangagaciro zabizera duharanire gutera ikirenge mu cy'amesiya the real identity ese ni igihe ni imbuto twerera abantu buri gihe bazatumenyera aho duciye ni ku ijambo ry'Imana ritubwiye nta kindi as simple as that kuko ibindi biheraho mwene data ukubaho aho ngaho ukugenda nuko wambara imyenda menya yuko ukuruko hari ijisho rihora rikurora rihora ryifuza gukora ibyo ukora ngaho haranira kumera nk'ubambwe imbere y'isi
isi nayo ireka imere nk'ibambwe imbere yawe disi nubibasha ntuzakangwa n'iminsi kutugaragara imbere ya bose niyo shusho igaragaza abo turi bo iyo niyo ID yayo identity yayo igaragaza indangagaciro z'abizera duharanire gutera ikirenge mu cya Mesiya identity yayo igaragaza indangagaciro z'abizera duharanire gutera ikirenge mu cya Mesiya The B-side mwayigezwagaho na Tigo.